murambure Bibiliya zanyu turebe ko aya masaha aho ageze tuvuga ikindi kintu kimwe cyonyine twakongera ku nyigisho ya mushumba, ku magambo umubyeyi yatubwiye yo kudatwarwa na kamere ahubwo tukaba ab'umwuka. Nongereho gusa irindi jambo rimwe no ku bindi byinshi umuyobozi yatubwiye no ku masengesho menshi twasenze, yadusengesheje numva turasenze. Aho mwebwe mwabimubonye twasenze pe. Abaroma ni muri cya gice cya 8 n'ubundi uriya mubyeyi niho yari yasomye, ariko hari mirongo 2 nshaka cyangwa 3, umurongo wa 18 n'umurongo wa 19 no wa 20. Abaroma 8 cyangwa igice cya 8 imirongo 3 gusa, wa 18 n'uwa 19 n'uwa 20. Haravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzayishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko wishurwa kw'abana b'Imana. Kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'ababishyizemo. Umurongo wa 21 yiringiye yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Ariko umurongo wa 18 uravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzayishurirwa. Haleluya, haleluya. Nanone Yesu ashimwe cyane. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzayishurirwa. Nukuvuga ngo ufashe imibabaro ugafata umutwaro w'imibabaro, imitwaro umwara yibagiwe. I Kigali hatwibagiza ibintu. Uvuze umutwaro mu buheruka ryari? Ariko hari ikintu bita umutwaro wenda abantu bikoreraga nk'inkwi cyangwa ubwatsi, icyo kintu nyine nicyo cyitwa umutwaro. Mu ndebe ugafata noneho umutwaro munini cyane w'imibabaro, nanone ukawushyira nk'aha ngaha, noneho ugafata n'umutwaro nanone munini cyane w'ubwiza. Ntabwo ibiro byinshi ntabwo byaba iby'umubabaro, ahubwo ibiro byinshi byaba iby'ubwiza. Niyo mpamvu hano bavuze ngo imibabaro y'iki gihe ntabwo ikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzayishurirwa. Nuvuga ngo ubwiza buzaba ari bwinshi cyane, bugende busumbe imibabaro. Haleluya. Arakanimbo kavuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza bwo mu ijuru, kandi n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurirwa kw'abanesheje. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza bwo mu ijuru, kandi n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurirwa kw'abanesheje. Haleluya. Imibabaro y'iki gihe ntabwo yagereranywa n'ubwiza, haleluya, bw'abana b'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo kuko ndetse n'ibyaremwe byose, haleluya, ibyaremwe bingahe byose, ngo nabyo bijya bitegereza amatsiko, bitegererezanya amatsiko guhishurwa k'ubwiza bw'abana b'Imana. Ngo bigataka, ngo bikarira, ngo bivuga ngo tuzinjira ryari mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Nuvuga ngo ubwiza bw'abana b'Imana ntabwo ari twebwe abana b'Imana tubutegereje gusa, ahubwo n'ibyaremwe byose. Haleluya. Nabyo ngo bijya bigira amatsiko, ngo bivuga ngo ubwiza bwa Sipiriye
buzahishurwa ryari? Bavuga ngo ubwiza bw'itorero buzahishurwa ryari? Twasomye ngo Imana ngo yabishyize mu bubata bwo kubora, ariko ngo muri ubwo bubata bwo kubora ngo bijya biniha, ngo bikanihira muri iyi ngando, ngo bikaniha, ngo bigata, ngo tuzava muri ubu bubata byari bwo kubora ngo twinjire mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Haleluya. Petero iyo yandika mu nzandiko ze aravuga ngo mu nzandiko za Paulo ngo harimo amagambo akomeye cyane. Mu magambo ya Paulo rero akomeye cyane yafashe ngo ubwiza bw'abana b'Imana ngo abona butagomba kugereranwa n'imibabaro bafite. Ubwiza nibwo bwinshi kuruta imibabaro. Yesu nashimwe. Ijambo nshaka ko ntekereza ko inyuma yanjye nta wundi mubwiriza uhari, menya ntawe, ariko ikintu nashatse ko tuganira cyane, haleluya, nashatse ko tuvugana ku bintu byitwa imibabaro. Hari ibintu inyigisho iratumarira. Icyambere turamenya uburyo dukwiye kwifata mu mibabaro, uko dukwiye kwifata mu mubabaro. Wenda mufata icyo ngicyo gusa, kuko urabona muyobozi yadusengera rwose, Imana imuhe umugisha, na Rafiki aradusengera, na Mushumba aradusengera, nawe wasenze, ariko sinaguha icyizere kutazahura n'ibintu bikubabaza nubwo twasenze. Naba nkubereye umwigisha mubi, umunyabinyoma, kuko isi ntabwo ishobora guhinduka ijuru. Tutababaye isi yaba yahindutse ijuru. Muzi ko mbabeshya? Noneho rero habaho n'ubwo umuntu abyuka yishimye. Mwarabibonye? Ukabyuka wishimye uri kuririmba, ariko ngo hagere saa 8 ukumva umubabaro. Ikintu cyantangaje nkumva nanjye kinteye ubwoba, nukuntu uba ufite icyifuzo ukagisengera, Imana ikakumvira ikagisubiza, ariko icyo kintu cy'igisubizo nacyo kije igitondo kimwe kikazakubabaza. Ukasenga ngo Imana ikuwe umwana, Imana ikakumvira umwana ikamuguha, igitondo kimwe wa mwana akazakubabaza. Kera cyangwa vuba muzabibona. Icyo nashaka kubabwira rero ni ukuntu noneho dushobora kwifata mu bihe by'umubabaro. Umwifato nicyo kintu gikomeye cyane, ni kuko umwifato tugira mu bihe by'umubabaro nicyo kintu kizaduhereza kwinjira mu bwiza bw'abana b'Imana. Haleluya. Kandi ubwiza bw'abana b'Imana burarusha imbaraga iki? Burarusha imbaraga imibabaro. Ariko tukiri mu isi, nahoze ndeba ibyanditswe byinshi cyane, hari inyigisho ziyenza ku buryo kugira ngo nk'inyigisho imwe uyumve bisaba ko dusoma imirongo nka 300. Iyi rero y'imibabaro niyo nyigisho mu nyigisho zose nagiye ntegura nkazigisha, ari iz'abantu bagiye bansaba, nizo nanjye nagiye ntegura ngenyine, ariko iyi niyo nabonye igoye kugira ngo uyumve, bisaba imirongo myinshi cyane, myinshi cyane. Ariko mu magambo makeya mushaka kwibaza ngo umubabaro uva hehe? Ese Imana y'urukundo kuki ituma abantu bababara? Ibyo mba mubifite mu mitima yanyu. Ariko ikintu cya mbere, umubabaro ni ingaruka z'icyaha. Zimwe mu mpamvu imibabaro itugeraho ikadukubita, ikatunaniza, ikatugora cyane, nuko mu bintu Imana yari yaremeye umuntu umubabaro ntabwo wari uteganijwe. Ariko umuntu kuko kubagana aragenda acokoza icyumba cyari gikingiraniwemo imibabaro, ngo aragicokoza, yisanga yakinguriye urupfu, yakinguriye icyaha. Zimwe rero mu ngaruka z'ibyaha harimo ko icyaha cyagombaga kuzana urupfu kikazana n'umubabaro.
iryo jambo ngo umubabaro, Imana inimi ivugana na Adamu na Eva, yabajije Adamu ngo Adamu urihe? Adamu aravuga ngo numvise imirindi yawe ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Imana amaze wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho. Adamu abwira Imana ngo umugore wampaye niwe wanesha ikibazo, niwe wasingaburiye ndazirya. Ngo Imana ibaze Eva ngo icyo wakoze icyo ni iki? Eva ngo abwira Imana ngo ni inzoka yanshukashutse. Imana ibona nivugana n'inzoka hari ikintu yari kubwira Imana buriya. Ariko Imana ntiyakira igitekerezo cy'inzoka. Ibwira Adamu ngo kuko wakoze icyo ngicyo uzaniye ubutaka kuvumwa, kandi ubutaka buzakwereramo imiceri. Amahwa buri impamvu abakubita intoki mukababara nayo ntiyarateganijwe. Ni ingaruka z'icyaha. Nanone Imana ibwira Eva, iramubwira ngo Eva nawe icyo kintu wakoze wahemutse cyane. None kuko wakoze icyo kintu ukarya ku giti nakubujije kurya, uzajya ubyara abana ubabaye. Abadamu haleluya, abamama haleluya. Muzi ko niyo twabasengera kagihumbi Imana itabakuraho umubabaro. Rafi nuyabona uzayasenge, uzayasengera abamama dore nawe uri umumama. Ariko niyo twasenga ngo Mana ngo kuriraho abagore umubabaro, hari utavaho. Uwo ni umubabaro w'umurage abagore bahawe, woko bagomba kubyara bagize gute? Bababaye. Nimubona umushumba ufite amavuta muzamubwira abasengere, Imana nimbona imwumvika ukuraho. Nanjye muzaze mumbwire nzasengera umugore wanjye Imana igiye kumpa. Nahise mujya nyine kwihanurira ngewe, nanjye ngomba kwihanurira. Ariko icyo nashaka kubabwira, umubabaro ahantu hambere uva ni inkomoko y'iki? Y'icyaha. Hari indi bivuga ngo ntihaza buri ntambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Kwirembo bari kwirembo, nuko araje, Yesu araje kandi ageze kwirembo, maze mw'isi yagizwe nshya tuzahaba dusugire, kudapfa kwakuye gupfa tutakibabara. Ako kantu ndagakunda cyane, ngo kudapfa kwakuye gupfa. Icyo ni igihe Yesu azagaruka. Bwana sifiwe. Yesu mu bintu ngo bizamuzana, ngo azaza no gukuraho ikintu cyitwa umubabaro. Nuvuga ngo mu gihe Yesu ataraza turacyafite igihe mu mubabaro, ariko umunsi Yesu azagaruka ngo azakuraho umubabaro. Yesu nashimwe cyane. Ariko hari undi mwanditsi wavuze ikintu gikomeye, yaravuze ngo umubabaro ntabwo ubibwa mu butaka ngo abantu bawusarure, ngo ahubwo umubabaro ngo uva mu bibi byinshi umuntu agenda abona. Nuvuga ngo nta karima mushumba, nta karima k'umubabaro kabaho wagenda ngo uhinge uzaweze usarure. Ahubwo ngo umubabaro ngo uva mu bibi byinshi umuntu agenda abona, agenda akorerwa, ngo ibyo bintu nibyo bigenda byiremarema ngo bikazabyara umubabaro. Mwumvishe umubabaro ahantu uva ku cyaha ukava no mu bibi byinshi umuntu agenda agira gute? Agenda abona. Noneho kuki Imana yemera ko Imana nziza, Imana ishobora byose, Imana y'Imana bari gushima ahangaha bavuga ibyiza yakoze, kuki ijya yemera ko abantu bayo banyura mu mubabaro? Mujya mubyibaza? Hari igihe umuntu aba ababaye ukibaza kuki mbabaye. Umubabaro rero hari dushatse kuvuga ngo hari akamaro k'umubabaro. Kubabara hari umumaro w'iki? W'umubabaro. Ariko
ngaruka inyuma gato mbere yuko nsobanura icyo kintu nagisobanura mu magambo 5 icyo ngicyo gituma Imana ibabaza yemera ko abantu bayo bababara ndabibasobanura mu magambo 5 nibura. Ariko ikindi kintu naje kubona abakristo cyangwa abana b'Imana murankurikiye, abantu bakijijwe, abantu bizeye Yesu, twebwe dufite umubabaro w'umurage. Ndabagushije kabisa. Abantu dukijijwe, abana b'Imana, Imana yemera, abantu bakiriye Yesu, twebwe dufite umubabaro noneho w'umurage. Buse murahabona muri Yohana, Rafi wandwanyeho mama, muri Yohana ibice 16 ndabona utarahagera, ariko iyo nkundira ukahagera. Ariko aravuga ngo umurongo wa 20 uravuga ngo nukuri ndababwira yuko mwebweho muzarira mukaboroga, ariko ab'isi bazanezerwa. Mwebwe muzababara, ariko umubabaro wanyu uzahinduka umunezero. Umugore iyo aramukwa arababara, kuko igihe cyo gisoye, ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba akibuka kuribwa, kuko anejejwe nuko umuntu avutse mu isi. Mwumvishe ko abakristo dufite umubabaro w'umurage. Yesu aravuze ngo mwebweho muzarira muboroge, ngo muzababara, ngo kandi ab'isi bo bazabagize gute? Basaba banezerewe. Ariko avuga ikintu cyiza cyane, aravuga ngo ariko nzongera kubonana namwe. Haleluya. Noneho ninongera kubonana namwe nzabahereza umunezero, kandi umunezero wanyu ntawe uzawubaka. Haleluya. Kuko umubabaro wawe nubonana na Yesu azawukwambura, aguha iki? Aguha ibyishimo, aguha umunezero. Yatanze urugero Yesu ararugereranya ngo n'umugore utwite ugeze igihe cyo kubyara, ngo iyo igise kimufashe kiramubabaza. Ariko aravuga ngo iyo umwana avutse areba umwana akibagirwa umubabaro. Niko umubabaro wacu umunsi tuzabona Yesu, ngo tuzibagirwa imibabaro. Haleluya. Umunsi tuzabona Yesu tuzibagirwa umubabaro, tunezezwe no kubona Yesu. Yesu nashimwe cyane. Kuki rero Imana nziza yemera yuko abantu bayo baca mu mibabaro? Icyambere ndajya nsimbuka byinshi cyane, ariko ikintu cyambere Imana gituma yemera ko abantu baca mu mibabaro, imibabaro ni imwe mu mimaro yayo. Umubabaro ni wo Imana ikoresha yihindura abantu bayinaniye. Hari umuntu unaniranye cyane ku buryo tumujyana mu ishuri muri materineri akananirana, tukamujyana muri primaire akananirana, tukamushyira muri segonderi akananirana, tukamushyira muri kaminuza akananirana, akajya muri masters akananirana, akagira doctora ananiranye. Uyu muntu rero nta kindi kintu Imana imushoboza ikintu cyitwa umubabaro. Umubabaro ni kimwe mu bikoresho Imana ikoresha yigiye guhindura abantu bayinaniye. Iyo uwo muntu rero wagiye ananirana aho hantu hose ngiye mvuga, ahinduka umuntu ushoboye ariko udashobotse. Aho kugira ngo rero ube umuntu ushoboye ariko udashobotse, ntabwo Imana yagutunga ushoboye ariko udashobotse. Izashaka ishuri ryayo ryitwa umubabaro iri kujyanemo, kandi Imana ishize umuntu umubabaro ni nayo imukuramo. Ubu hano hari abantu twasengera ariko umubabaro barimo ukaba utavamo, kuko ni ahantu Imana yamushyize kugira ngo izamushobore. Umuntu unaniranye,
umuntu udashobotse, umuntu utumva, umuntu w'amahane, w'amakare, ugoye, wananiranye, iyo Imana igiye kumushobora izana igikoresho cyayo cyitwa umubabaro. Umubabaro nta muntu wawunanira. Imana izanye umubabaro wayo ikavuga ati ntabwo wayinanira, uko waburesha kose, uko wabusa kose, icyubahiro waba ufite cyose, iyo Imana izanye ikintu icyayo cyitwa umubabaro, igikoresho cyayo, uyu muntu arashoboka nubwo yaba ari umugabo unaniranye ute, iyo Imana izanye umubabaro iramushobora. Abantu bona bananiranye mubasabira imibabaro. Aho kugira ngo utunge umwana nk'urumogi, wamusabira ko ajya mu mubabaro muri gereza imyaka 7 akazavamo yarakosotse. Nyine ibyo mwebwe mwamwigirisha n'amarangamutima, aho kugira ngo azafate abana b'impinja 6, afate abagore ab'umuntu unaniranye utesha sosiyete ikibazo, Imana yamushakira ishuri ryayo ryitwa umubabaro, akazavamo ashobotse. Urakoze agororotse baba, aho cyangwa umuntu ugoramye. Ubwo muntu umubabaro ari mu bisera, nkumva ko Imana igiye ukoresha. Ubwo ibyanditswe nanze kubisoma, buriya Farawo ntiyari kurekura Abisiraheli, hagombaga kubanza kuboneka ikintu cyitwa imibabaro. Abana b'imfura bagapfa, ibintu byose bigapfa, ibintu byose bigahinduka, Farawo akaza kwemera kubarekura. Ariko ukuntu nimo mbarebe iyo muhawe mwari kuvanga imfura ntizipfe, kandi kudapfa kw'imfura bisobanuye ngo Abisiraheli baragumayo, kandi Imana igomba kurekura Abisiraheli. Yagombaga gushaka rero imibabaro igaca mu bimenyetso 10, Farawo akemera akabarekura bakagenda. Icya kabiri, impamvu Imana ijya yemera ko abantu bayo baca mu mibabaro, imibabaro niyo Imana ikoresha iyo iduhindura beza kurutaho. Nyine Rafiki uri mwiza cyane, iyo turimo tukureba uri mubwiriza usenga uvuga, tubona uri mwiza cyane. Nanjye iyo ndimo mbwiriza mamona ndakana keza cyane. Yesi nkunda no kurakara, byo kurakara wapi, mamona ndi keza cyane. Ariko hari icyumba cyanjye nziranyeho n'Imana, hari igihe Imana ikitegereza ikabona kirananiranye, ikabona kiragoye, Imana ikanshakira umubabaro kugira ngo ingire mwiza kurushaho. Ubu muri beza ariko ntago muri beza kurushaho. Ariko Imana ishaka ko uba mwiza kurushaho, murankurikiye neza, igigucisha mu ishuri ryayo ryitwa umubabaro, noneho muri uwo mubabaro ikagukuraho ibintu by'amahage byo kunanirana bituma utamera neza, ukazava muri uwo mubabaro uri umuntu mwiza. Menya mudashaka kuba beza kurutaho, mwise mubyanga ndababonye. Ntago mushaka kuba beza kurushaho, murashaka kuba abantu beza gusa. Imana rero igikenera ko tuba beza kurushaho. Haleluya. Iyo ngo Imana ishaka kutugira beza kurushaho, ngo ibigira ngo izatwirata imbere ya Yesu, Yesu azatwirata imbere y'Imana. Noneho kugira ngo uzaba umuntu wakwiratwa, umuntu Imana yavuga ikamufataho umwanya, hari igihe Imana ibona utari mwiza kurushaho, kandi Imana ishaka kugutunga uri mwiza kurushaho, igahitamo kugushyana ahantu mu mubabaro, ikagucishamo, ukazavamo warabaye mwiza, ufite ubwiza burutaho. Haleluya. Aka gatatu, umubabaro, murankurikiye, undi mumaro wawo, indi mpamvu ituma Imana yemera ko nca mu mubabaro, nuko umubabaro ni uruganda Imana iteguriramo abakozi bayo. Kandi Imana idutegura bingana naho izadukoresha. Hano muri mu nyubako, Imana ikomeze ibatera inkunga, ibashyigikire, ibakorere byose mukwiye gukorerwa ku nyubako. Nabasize mugire gutya ndebe ko ntabasize. Noneho murabona nk'utu dutafari bari kubaka hano inyuma, utubashaka kuzadusiga verine,
cyangwa bakanayihorera bakadukotera gusa. Noneho rero hari andi mabuye buriya yitwa amapirari bashaka kuzubaka nko ku rukuta ahagana hasi. Aba ari amabuye afite ubwiza, murankurikiye neza, ku buryo urireba ukanyurwa n'ubwiza rifite. Murabona nk'aka gahimbi ubu kababwiye ahantu kaciye kugira ngo kemererwe kuza kujya imbere yanyu, mwatangara. Kaciye mu ruganda, ubu kababwiye ibintu kakorewe kugira ngo kemererwe kuza, mwatangara cyane. Ubu murabona iyi Bibiliya dufite, ubu mbabwiye ko ari igiti cyari kiri muri Kongo, bakagifata bakakijyana muri Korea, bakacyandikaho bakaduha Bibiliya, mwatangara. Hari igihe rero Imana ibibona nkwiye kuzaba umuntu ujya imbere y'abantu, murankurikiye. Imana ikavuga ngo kugira ngo nzamujyane imbere y'abantu, reka mbanze mujyane mu ruganda, muconge amahajya mushireho, mugire mwiza cyane, noneho nzamuzana imbere y'abantu. Niho yo bavuga ngo izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu nziza yatunganirijwe mu ruganda. Indi mpamvu ya kane ituma Imana ijyana abantu mu mubabaro, haleluya. Indi mpamvu ya kane ituma Imana ijyana abantu mu mubabaro kandi ibakunda inabemera ko ari abana bayo, Imana ijya ibona mu mubabaro ariho nzira ya bugufiya cyane izakwinjiza mu bwiza bukomeye, haleluya. Hari igihe mwebwe mureba umuntu ari guca mu mibabaro mukumva mugize n'amarangamutima, mugize na santima nyinshi, bati kuki uriya muntu ari kubabazwa. Kumbe Imana yo yabonye ko ariyo nzira ya bugufiya Imana yanyuramo ikugeza ahantu ishaka kugera. Hari igihe rero nge nkwepa umubabaro wanjye, murankurikiye, uko ndimo nkwepa umubabaro nkukwepa nkaba ndi no gukwepa ubwiza. Iyo si byiza rero gukwepa ibihe by'umubabaro, kuko iyo ukwepa umubabaro uba urimo unakwepa ubwiza. Hano hakurya mu gihugu cy'abaturanyi muri Kongo hariho umupasiteri umwe witwa Munongo Albert. Munongo Albert yigeze kuza kutwigisha i Nyarugenge, noneho arimo atwigisha atubwira umuntu umwe muri Kongo warangije kwiga, yarize cyane, afite amashuri menshi, noneho abura akazi, aba umushomeri igihe kirekire. Noneho ngo akaza yagenda yivugisha kubera umubabaro atewe no kuba yarize akaba yarabuze akazi. Arimo agenda rero mu mihanda yivugisha, umubabaro waramubanye mwinshi cyane, imodoka iraza iramukubita iramugonga imuta munsi y'umukingo, munsi y'umuhanda. Amaze kugwa munsi y'umuhanda bamukurayo ari muri koma, bamujyana mu bitaro. Bamujyanye mu bitaro, bashaka abantu bo kumuvura, bashaka ikintu bamuvura, babura ubushobozi bwo kumuvura. Umuryango wari ufite ibibazo byinshi by'ubukene, bashaka ikintu bakora bamuvuze, birananirana, yibera aho ngaho. Ariko ya Mana igica no mu mibabaro ikadusura, ya Mana ahantu hose yabona inzira zo kutugeza ku byiza, ihagurutsa abazungu muri Amerika, baza muri Kongo. Bageze muri Kongo bari bafite misiyo yo kureba abantu bari mu bitaro bameze nabi bashobora kuvurwa. Baraza no mu Rwanda bajya bahaza, wenda bakaza bafite misiyo yo kubaga ibibari, yo kuvura amaso. Baraza barimo bagenda mu bitaro, bageze kuri wa mugabo baravuga ngo uyu nguyu we nitwe tuzamwivurira. Barakomeza bavura abandi, we baramwihorera, ariko baramuhaye promesse ko bazagira gute, ko bazamuvura.
bakora visite yabo mu bitaro irangiye, bageze igihe cyo gutaha baravuga ati rero uyu mugabo we yari azi Icyongereza abasha kuvugana nabo, yari yaravuye muri koma. Baba ngo uyu mugabo rero turashaka ko mu muduha tukazajya kumuvurira iwacu. Baramubaha bajya kumuvurira iwabo muri Amerika. Bamaze kumuvura muri Amerika bamugarukana muri Kongo. Bamugejeje muri Kongo baravuga ngo rero twabonye iz'ubwenge twifuza gukorana nawe. Bamuhereza akazi. Bamaze kumuha akazi akazajya akorana nabo. Noneho mu gihe yajyaga mu rusengero rwa uwo Munongo Albert gushima, aravuga ati haleluya, bati amen. Ati ndashima Imana ko nize. Ati muhera Imana icyubahiro. Ati ndashima Imana yuko nabaye umushomeri igihe kirekire. Ati muhera Imana icyubahiro. Ati ariko ndashima Imana yuko nakoze impanuka. Ati muhera Imana icyubahiro. Ati ndashima Imana ko nagiye kwa muganga ibitaro byino bikananirwa kumvura. Ati ariko ndashima Imana ko muri ibyo bibazo ariho nahuriye n'Imana ikampa akazi, ubu ndi guhembwa mu madolari. Iyo rero we yashimaga Imana, yanashimiraga Imana imibabaro yamucishijemo. Nuvuga ngo iyo kwepa umubabaro yari kuba kwepye no guhembwa amadolari. Kwebwe rero amaso yacu areba bugufi cyane. Hari igihe ureba umubabaro ukabona niryo herezo ry'ubuzima, ariko mu mubabaro hajya habanaho inzira y'Imana yanyuramo igutabara. Ntukifuze rero gukwepa umubabaro wawe, buryo ufite agaciro mu maso y'Imana. Haleluya. Umubabaro nawo ufite agaciro, ufite umumaro. Nta mubabaro Imana yemera kutugeraho w'ubusa. Umubabaro wose ufite agaciro, ufite umumaro. Ibindi tuzaba tubivuga. Nshaka kubabwira ibintu bikeya. Nshaka kubabwira ibintu umuntu uri mu mubabaro yirinda gukora. Ibintu bitemewe. Ibintu ugomba kwirinda mu bihe uri guca mu bihe by'umubabaro. None ndaza no kubabwira ibintu umuntu uri mu mubabaro, ibintu bishaka kugufasha kuba mu mubabaro cyangwa kwitwara uko ugomba kwitwara mu mubabaro. Ariko mu bintu bitemewe, igihe umuntu ari guca mu mubabaro, ikintu cya mbere ni ukutava mu rukundo rw'Imana. Haleluya. Ntukemere kuva mu rukundo rw'iki? Mu rukundo rw'Imana. Igihe uri kubabazwa, ujye ubabarizwa mu rukundo rw'Imana, urenganire mu rukundo rw'Imana. Nunapfa uzapfire mu rukundo rw'Imana. Mu bintu bitemewe ntago umuntu uri mu mubabaro yemerewe kuva mu rukundo rw'Imana. Icyo muracyumvishije? Uwo muntu umubwira uti ntago byemewe kuva mu rukundo rw'Imana, ko ndebe utabimubwira, mubwira uti ntago byemewe kuva mu rukundo rw'Imana. Kabone niyo waba ugiye gupfa, ugomba kwemera gupfira mu rukundo rw'Imana. Icya kabiri mu bitemewe kitwa kutagira umuntu uziza umubabaro wawe. Kutagira umuntu uziza umubabaro wawe cyangwa ngo abirenganiremo kubera umubabaro wawe. Hari umuntu ubyuka ababaye, ibintu byose byo mu rugo bikagenda nabi, agahinda ke abana bakakazira, amarira y'umugore akayazira, niba ari umugore abaturanyi bakabizira, abapangayi bakabizira, karitsiye yose ikabigenderamo ngo nuko wababaye. Aba musengana muri korari ukajya ubabwira ngo waribabariye, mbega abantu bakarenganiramo kubera umubabaro wawe. Nta muntu rero ugomba kuzira no kurenganwa no kurenganyishwa umubabaro wawe. Umubabaro wawe ni uwawe, ntabwo nge ngomba kuba victime y'umubabaro wawe. Nganze kubyumva. Ntabwo mama ke abana bawe ntibagomba kurenganishwa n'umubabaro wawe, ntabwo bagomba kuwuzira. Umubabaro wa mushumba ntabwo ngomba kuwuzira, ndi umukristo. Ntabwo umubabaro wa muyobozi agomba kwigwa wudusukaho, nuwe nyine nuwe.
nta muntu ugomba kurenganishwa umubabaro wawe. N'uwawe niwe Imana yawuhaye, nanjye mfite uwanjye. Ntabwo rero ugomba kudukondana ngo waribabariye, ngo warahuritse, waramaze. Umubabaro wawe n'uwawe, nanjye mfite uwanjye. Hari indirimbo umuyobozi yatekare ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi, ngo ahindura iyo mibabaro kugira ngo anezeze. Urumva ufite iyawe, nanjye mfite iyanjye, ariko twese Yesu arayizi. Ntabwo rero ngomba kuzira umubabaro wawe cyangwa ngo nawe uzira umubabaro wanjye. Imana niyo izi imibabaro yacu, ariko uwawe n'uwawe wiwuntura, wiwunziza. Umubabaro wawe n'uwawe, umenyane na Yesu wawugushyizeho, umenyane nande, umenyane n'inshuti zawe, muganire, musangire, ariko wiwutuziza, wiwudutura. Mwanze kubyumva? Icyo kirabujijwe. Nta muntu ugomba kuzira umubabaro wawe. Ikindi kibujijwe ni ukutikatira, kwikatira. Hari igihe umuntu ajya mu mibabaro noneho akikatira, akiyica, agapfa bikarangira kubera umubabaro. Kwikatira rero kubera umubabaro ntabwo byemewe. Garukira aho ngaho. Ubwo ugihumeka, ubwo umwuka ukikurimo, ntabwo ugomba kwiyica. Ntabwo byarangiye. Ikintu kitemewe ni ukutikatira. Hari umuntu ujya mu mibabaro agahita yikatira, akavuga ati iki cyumweru sinzakimara, uzisanga ukimaze, akigirira nabi rata mama. Ntabwo rero mu mibabaro byemewe ko wikatira. Mu rukiko haba abantu batatu. Haba umushinjacyaha, murabyibutse, hakaba n'uregwa witabira urukiko, ariko hakaba n'avoka, nukuvuga umushinjura. Iyo rero urubanza rugutsinze, utegereza ko urukiko rugukatira, ntabwo wowe wikatira. Hari abantu rero bahita bikatira, akavuga ati ubwo ni imyaka 9, akajya kuyifungwa mbere yuko ayifungwa. Ntabwo rero byemewe ko igihe uri guca mu mubabaro wikatira, wiciraho urubanza ngo upfe mbere yo gupfa. Ugomba kurindira igihe uzapfira. Ninde wabwiye kwikatira? Ye mu gihe gitoya maze kubona ibintu bikomeye cyane, bikomeye cyane. Ubu sinshobora kwikatira. Nubwo ibintu byaba byabaye umwaku, ibintu bisa nabi, sinakwemera kwikatira. Narindira Uwiteka umucamanza akaruncira. Wewe wicira urubanza gute? Uwiteka umucamanza ko ari we, haragamba ngo ni ufite ijambo rya nyuma. Imana ni ifite ijambo rya nyuma kuri wowe, ntago ari wowe urifite. Si bene wanyu, nta wundi muntu ufite ijambo rya nyuma kuri wowe. Wowe rero wowe uryiha gute rero? Ko Uwiteka ari ufite ijambo rya nyuma, wowe uryiha gute kuri wowe? Iminsi yo kubaho kwanjye Imana yifite mu kiganza, izivyo yibwira kutugirira ejo hazaza habe heza cyane. Iminsi yo kubaho kwawe Imana yifite mu kiganza, izivyo yibwira kukugirira ejo hazaza habe heza cyane. Ntabwo kwikatira byemewe. Urindiriye kuremye, iyemeye ko umubabaro uwucamo, iyemeye ibyo bihe bisharira bikomeye ko ubinyuramo, urayirindira ikazakugenera ikigukwiriye muri ibyo bihe waciyemo. Kutikatira. Mwajyanye nanjye? Abantu bikatiye Imana ibababarire. Akandi ibyo ni bitemewe. Akandi kitwa kudatakaza ibyiringiro by'ubugingo. Kugira gute? Nubwo wabuca mu mubabaro, murankurikiye, ukabona ibyawe bibaye nk'ibishize, ugomba gutegereza ikintu kimwe cyonyine.
ukavuga uti basi nzajya mu ijuru. Ntabwo ugomba gutakaza ibyiringiro by'iki by'ubugingo. Hari rero umuntu aca mu mubabaro agahita atakaza ibyiringiro by'ubugingo, kandi ibyiringiro by'ubugingo byo haba no mu rupfu birakomeza, na nyuma y'urupfu tugira ibyiringiro by'ubugingo. Kudatakaza ibyiringiro by'iki by'ubugingo, ibyo ni ibitemewe. Noneho hari ibintu rero nshaka kubabwira soza. Ibyoroshye umubabaro, ibintu bituma umubabaro wasipiriye woroha ugatwarika. Murankurikiye? Ni ibiki mvuze? Ibintu bituma umubabaro wanjye woroha ugatwarika ugashoboka. Haleluya. Hari igihe umuntu aba afite umubabaro atamenya ibyo bintu, umubabaro we ntushobore gutwarika. Nshaka no kubabwira ibintu bikeya muri byinshi bituma umubabaro woroha ugashoboka, ubusharire bwawo bukoroha. Hari akarimbo kavuga ngo sindubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga, sindubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Nuvuga ngo iyo ubukana ni imbaraga z'ikintu. Noneho rero iyo ubukana buri bwinshi, murankurikiye, icyo kintu kikugiraho iki? Kikugiraho imbaraga. Noneho rero hari ibintu byoroshye ubukana bw'umubabaro. Nuvuga ngo umubabaro ukaba uhari ariko ntiwumve ubukana bwawo. Mwajyanye nanjye? Ukumva ikintu kikubabaje kirahari, ariko hari agashinge nshaka kugutera nkaguha akanini ku buryo umubabaro uroroha ugashoboka. Abantu bazi ibintu by'imiyaga, murankurikiye, habaho umuyaga umuyaga usanzwe uhuha ako kayaga kaba ari keza cyane. Nk'iyo wicaye hano haruguru ku irebero urakumva, ukumva ugize amahumbezi mu kagoroba ka saa 11. Hano ku irebero haba akayaga keza cyane. Muzatemberero hariya hejuru hamwe kuri kanari haba akayaga keza cyane kandi mugoroba. Ariko habaho undi muyaga, murankurikiye, witwa serwakira. Uragatsindwa na Yesu. Iyo usha abagore bazi ubwenge agira gutya, aravuga ati mbiswara, agira atya. Aba ari kugira ngo uwo muyaga utagira ibindi mwabimenye. Noneho rero hari imibabaro, murankurikiye neza, nutamenya ibyo binini umuntu anywa, umubabaro uzakwambika ubusa, umubabaro ugukoze isoni, umubabaro utume wandafura use nabi. Niyo mpamvu nshaka kubaho utwo tunini rero mukatumva. Nta muntu wemere kugira na kamwe atanywa. Utwo tunini ni itegeko nyine rafi. Nikire. Iyo utatunyweye, ubwo umuyaga wawe, umubabaro wawe uzakugeza, uzakumvisha. Abankurikiye haleluya. Abankurikiye haleluya. Ibintu byoroshye umubabaro. Kambivuge vuba badusengere. Ikintu cya mbere cyoroshye umubabaro rero cyitwa kwakira Yesu. Ko mutikirije amen? Kwakira Yesu byoroshye umubabaro. Haleluya. Kwakira Yesu. Buriya abanatwe tubabazwa, ariko turi no muri Yesu akagenda yoroshye iyo mibabaro. Kuko mu bintu impamvu kwakira Yesu aricyo kinini cya mbere umuntu uca mu mibabaro agomba kunywa, nuko mu bintu Yesu byamuzanye muri Yesaya 5:3 umurongo wa 4 ngo nukuri rimba zacu nizo yishizeho, yashenjaguriwe guciranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Intimba zizakwica nutagira Yesu,
kuko niwe ufite ibitugu bitwara intimba bigatwara n'imibabaro. Nukuri intimba zacu nizo yikoreye, imibabaro yacu niyo yishizeho, nyamara twebweho twatekereje yuko yakubiswe n'Imana Data kandi yasize ibyaha byacu. Abababaye bose genda ubabwire Yesu, abari mu ntambara cyangwa abageragezwa, ririmba mu misozi, vuga iyi nkuru nziza yuko Yesu ashobora kubakiza, yuko Yesu ashobora kubakiza. Abababaye bose genda ubabwire Yesu, abari mu ntambara cyangwa abageragezwa, ririmba mu misozi, vuga iyi nkuru nziza yuko Yesu ashobora kubakiza, yuko Yesu ashobora kubakiza. Haleluya! Ikiriri cyambere cy'abantu baca mu mibabaro bagomba kuba bafite Kristo Yesu. Niwe woroshya umubabaro, umubabaro ugatwarika, umubabaro ugashoboka. Haleluya! Ikinini cya kabiri cyangwa agashinge ka kabiri, mubyita uko mushaka mwebwe, ariko ikintu cya kabiri gituma umubabaro woroha ugatwarika cyitwa kubwirwa ko Yesu azagaruka. Haleluya! Kubwirwa ko Yesu azagira gute? Yesu azagaruka ni ikintu cyiza cyane. Nimujya mubona abantu bababaye, mukajye mubabwira ngo muzabona amazu. Amazu ntago yakumara umubabaro. Nzi abantu bafite amazu ariko bafite umubabaro. Ni ukuri kose. Ntuzamubwire ngo uzabona umugabo. Hari abantu bafite abagabo bafite agahinda kenshi kenda kubica, ariko ikintu gikomeye cyane ni ukukubwira ko Yesu niwe uzamara imibabaro. Nyamara zaza ku ngoma ye, aya makuba yamareho, ahindura ibi byose bisha, icyamaka zadatinze niwe uzahindura ibintu bisha. Umuntu rero ubabaye ni ukumubwira ko Yesu azagira gute? Yesu azagaruka. Abantu b'Itesalonike ngo bapfushaga abantu bakabona nta uzutse, bagapfusha abandi bakabona nta uzutse, kandi Paul yari yababwirije ko bapfuye bazagira gute? Bazazuka. Ngo bandikira Paul bavuga ko batubwiye ko bapfuye bazazuka, ko batazuka, ko dushingura ku wa kane kwa gatanu tugasubirayo. Ngo arababwira ngo reka mbabwire uko bizagenda. Ngo arababwira ngo impanda izavuga, hazavuga impanda y'Imana n'ijwi rya marayika ukomeye, ngo n'ijwi rya Yesu. Ngo nuko abantu bapfiriye muri Kristo Yesu ngo nibo bazabanza kuzuka bamusanganire. Ngo natwe abazaba bakiriho duhere ko duhindurwe dusanganire umwami mu kirere. Aba ngo nuko tuzabana n'umwami mu kirere, tuzabana n'umwami iteka ryose. Aba ngo nuko mumaranisha imibabaro. Kubwirana ayo magambo ko Yesu azagaruka. Ikintu kimara umubabaro, cyorosha umubabaro, ntabwo ari uko tukubwira ngo uzashaka, ntabwo ari ukubwira ngo uzabona inzu, uzubaka inzu, uzubaka etaje, wapi. Ikintu kizatumara umubabaro nuko Yesu azagaruka. Haleluya! Uwo niwe uzakuraho imibabaro, kuko azajya muri suruse y'imibabaro, azabanza amareho icyaha. Icyaha namara kugikuraho imibabaro ishire. Uwo ni umuti wa kabiri mu miti umuntu anywa kugira ngo umubabaro uworohe utwarike. Murankurikiye? Ikindi cyorosha umubabaro nacyo ni cyiza cyane, ni cyiza cyane mu gitega amatwi. Kiravuga ngo ni ukubana n'umwuka wera. Kugira gute? Kubana n'umwuka wera. Mushumba arabizi, mu nzandiko 13 za Paul hari ijambo rikunda kubanza rikanaheruka. Buri rwandiko rirabanza rikanaheruka.
byitwa ngo ubuntu bw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese. Mama ke nusoma buri rwandiko rwose aho utabonye ritangira uzajya usanga risoza. Ubuntu bw'Imana no gufashwa n'iki n'umwuka wera bibane namwe mwese. Amen. Niyo bari kudusengera hose ziteraniro bavuga ngo ubuntu bw'Imana no gufashwa no kuyoborwa n'umwuka wera bibane namwe mwese. Amen. Kuki rero ari ngombwa kubana n'umwuka wera? Nuko umwuka wera aradusura akatubwira ibintu pastor atatubwira, akatubwira ibintu umushumba atatubwira, akatubwira ibintu sibiri atatubwiriza. Umwuka wera azana nijoro dusinziriye akatubwira finali y'uwo mubabaro. Niyo mpamvu kubana n'umwuka wera ni ikintu cyiza cyane. Waraza nijoro naraye nishwe n'agahinda akambwira tumva Cyprien ngo ngaragu yangewe burya ndakuzi ndagukunda bizagenda gutya na gutya na gutya. Mu gihe wenda n'abahanuzi batabimpanuriye ariko umwuka wera aradusura nijoro dushyizweyo cyangwa tugenda ku manywa akatubwira uko imibabaro yacu izagira gute izagenda. Kubana n'umwuka wera, kumva ijwi ry'umwuka wera byoroshya umubabaro w'umuntu. Haleluya. Kubana n'umwuka wera, umwuka wera abane namwe, umwuka wera abaganize mu mibabaro yanyu, umwuka wera avugana n'agahinda kanyu, umwuka wera ababwira iherezo ry'uwo mubabaro. Kubana n'umwuka wera ni ikintu cyiza cyane. Ikindi mu byoroshya umubabaro mwankurikiye sibu tugeze ku cyakanga Imana yanjye, ariko ikindi cyoroshya umubabaro cyitwa kugira umuntu muganira ku mubabaro. Kugira umuntu mwicarana mugasangira agafanta n'agacyayi mwarangiza mukavugana ku mubabaro. Se haleluya. Mugira abantu muganira ku mubabaro ntabo. Yesu wenda bagenza nte ugomba kugira umuntu murankurikiye neza w'inshuti yawe y'amagara. Mu bintu mugomba kujya muganira hagomba no kuzamo ikintu cyitwa umubabaro wawe, mukawuganira mukawuvugana, kandi nukuvugana AZ nta gacushigaje ku buryo uvuga uti yanyumvishe yaneza amatwi. Kuganira kugira umuntu mujya muganira ku mubabaro wawe. Ibyo avuga ngo pole sana, ugomba kugira umuntu muganira ku mubabaro wawe. Amarira yawe ukayaririra imbere ye. Ukuntu bandebye muragomba kujya kubashaka. Uragomba kugira umuntu w'inshuti yawe mujya muganira ku mubabaro, mujya muganira ku marira yawe, mukaganira ku gahinda kawe. Umugore azagukira mu maso ubyihererane wibike mu mutima kandi uzi kutamukubise. Ugomba kugira umuntu w'inshuti yawe ubwira uti uriya mugore buriya yabyutse nshira, akabwira ati hangane iturize. Yesu azamukoreramo, reka tumusengera gusaba imbabazi. Mugomba kugira abantu mubwirana imibabaro. Nimwitwaza agahinda mukitwaza umubabaro, umubabaro uzabica, uzazamura amatasiyo, amadiabete aze. Ibyo birakureba nutagira umuntu mujya muganira ku mubabaro. Yesu mwami, Yesu mwami, mwanze kubyemera. Mugomba kugira abantu mujya muganira ku mubabaro, mukaganira ku gahinda kawe. Akakubwira ngo pole, akakubwira ati sorry hangane, nibyo igihe gitoya, mugafatanya gushaka ibisubizo. None nta gushaka kwishakisha igisubizo wenyine. Wapi igisubizo ugomba kugira umuntu mujya muganira mu kibazo akagufasha gushaka igisubizo. Byaba ngombwa mugasohokana mukajya kuganira byonyine aricyo kibajyanye. Mugiye kuganira ku mubabaro ku buryo umubwira ukumva ugize morale, ukumva ugarutse mu buzima. Ndabona mutabyumvishe kimwe, reka mbasomere umurongo umwe hano.
hano hari umurongo uvuga ngo mu rwandiko rw'Abakolosayi igice cya 4 umurongo wa 10 n'uwa 11 uravuga ngo Aristariko uwo tubohanwe arabatashya na Mariko mwene se wabo na Barinaba arabatashya nawe uwo niwe mwategetswe naramukaje iwanyu muzamwacire na Yesu witwa Yusito arabatashya abo nibo bonyine bo mu bakebwe bakorana nanjye kubw'ubwami bw'Imana kandi bamaze umubabaro. Mwumvisha abantu bamaze Paul umubabaro mu gihe cyo muri gereza ngo harimo Mariko, harimo na Aristariko, harimo na Yesu witwa Yusito. Aravuga ngo abo nibo bo mu bakebwe ndi kumwe nabo kandi barabatashya. Aravuga ngo ariko kubana nabo bamaze umubabaro. Bamaze umubabaro. Ukeneye abantu mujya muganira ku mubabaro ku buryo wumva agahinda gashize, wumva umubabaro ushize, ukumva karatwaritse, ukumva ushize umubabaro. Dusomye ijambo ry'Imana mbabwiye ibyanditswe nago twata kandi dore nanisha umwanya reka nsoze. Ariko uko tubisoza ni gutyo. Ikindi kinini umuntu agomba kunywa cyitwa gusenga Imana no kwinginga. Haleluya. Gusenga Imana no kugira gute no kuyinginga. Aka kantu kanesheje cyane. Gusenga muziko bibara umubabaro. Gusenga bimara umubabaro umushumba nabibonye. Nicyo kintu Dawidi yakoze. Dawidi aravuga ngo mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka. Haleluya. Na Yesu mu gihe ngo yarababaye bikabije ngo afite ibyuya bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi, nawe ngo yarasenze ngo arasenga cyane. Haleluya. Mbabwe na Yabesi nabonye ari cyo kintu yakoze mu bihe by'umubabaro. Muri Bibiliya yose anu nagiye nsoma nabonye abantu bose baciye mu bihe by'umubabaro baranzwe no gusenga. Ariko iyo bigeze kuri Yesu databuja mukuru we ngo yarasenze cyane. Haleluya. Ngo n'ibyuya bye ngo bimera nk'ibitonyanga by'amaraso ngo bitonyanga hasi. Muntu uri mu mubabaro, muntu uri mu gahinda, muntu ufite ibintu bigukomereye umutima, ndagukanguye jya mu masengesho. Haleluya. Haleluya. Jya mu masengesho. Ugiye kumbwira uti ko ndayagiyemo urayasubiramo. Uti niva bitashize uzongera usubireyo. Igihe cy'umubabaro, igihe cy'agahinda, ikintu kigashobora nukwinjira inzira y'amasengesho. Haleluya. Gusenga bimara umubabaro. Nabonye abantu barasenze, abantu bari mu gahinda bagiye basenga. Basogokuruza kera bari mu mibabaro, abagirira imbabazi tumuhimbarize ibyo, nanone tumwizigire. Muhaguruke dusenga. Nanone tumwizigire, nanone tumwizigire kuko ari uko yahoze. Basogokuruza kera bari mu mibabaro, abagirira imbabazi tumuhimbarize ibyo, nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, nanone tumwizigire kuko ari uko yahoze.